kandi niba ubwabo badatega n'izi modoka bakaba batazigendamo abana babo inshuti zabo ntabwo bazahana bo ntibazabashyira n'ibyo bakeneye. Ibyo ntabwo babitekerejeho neza. Bari kwanga ko ngwinjiza, sinzi ukuntu ndibuze kubigenza pe, ndababaza impamvu bataremera ko ngwinjiza. Andi wasanga no kuba wabyanze gutya n'umuntu aba yifite gahunda nyinshi kwihuta n'iki. K40 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K40 report, K40 report. Bari kwanga ko ngwinjiza, sinzi ukuntu ndibuze kubigenza pe, ndababaza impamvu bataremera ko ngwinjiza. Bakubwiye ko ari yema. Ntabwo bari bayinsobanura kubera ko bakimara kumbwira ko batarawushiramo nahise nihagararira ndatuza. Sinzi ukuntu ndabigenza. Ndabangamiwe none uko ndava hano gute. Harimo nk'ibiro nka bingahe? Nta biro n'ibiro nka 15. Niba byanga burundu urabigenza. Ndabitegera ukwako nanjye ndege nuko nzamuka. None narara hano mu muhanda. Ngiye ku cyifuzo cyanjye nakumva ko bantwara bakantwarana n'umuzigo wanjye ngabishura amafaranga bashaka ariko umuzigo wanjye nawe bakawutwara. Bibangamiye w'ikundi kugenda kuba wawutegera nawe bimpangamiye gute? None si urugero nta mafaranga mfite ubwo simba mbangamiwe. Amafaranga mfite yo kutegera simba mbangamiwe. Urasaba iki no? Icyo wasaba ni Ubwo binaransaba nyine kuwutegera amafaranga no kuyakoresha ariko ubwo mu byo nayo napanze ndonari nabipanze. Andi wasanga no kuba wabyanze gutya n'umuntu aba yifite gahunda nyinshi kwihuta n'iki basanga ari kumukerereza cyangwa akaba atwayemo n'ibintu by'agaciro byagombaga kugeza nk'ahantu usanga bari kumwicira gahunda. Kandi usanga nyine ibyo ngibyo bibangamira buri muntu umwe wese ntabwo bidushimisha nyine tu. Ariko izi bisi rusange n'ubusanzwe ziri gukora neza muri ino minsi. Zirakora neza nta kindi kibazo. Ikibazo ni iki? Ni icyo ngicyo gusa nyine Ikihe? bijyanye n'imizigo nyine kuwazana umuzigo wagucuruza. Gusa mugani baye ngombwa ko n'amafaranga ufite ayo gukozaho gusa umuzigo kandi wawe wemera kuwishyurira. Bajya bawemera remewe da. Remewe ntabwo najya kuvuga ngo ntabwo byemewe kuko ngiye ntabwo njya nkunda no guhekesha imizigo cyane kuko ntabwo mbiziho cyane. Tuzigo njya ngira no twumva mfite no two mu mugongo ariko nyine nteye buri muntu umwe we wese ntabwo ibibazo twese ariko ari bimwe. Hari ubwo afite kuza bati ndebe ko yananyamba amfashe nk'umuntu nawe abizi ubukene n'iki ntabwo ariko twese tuba dufite amafaranga. Kuba bashyira imizigo mu modoka se n'abantu bari kugenda kuri bo ubona bibangamira nyine abagenzi. Imyanya ntabwo iboneka neza kuko ubona ko no mu modoka hagenda harimo n'abahagaze n'abadafite imyanya. Dore iyo ushyizemo n'umuzigo ahandi hahagaze haba abantu nka 5 wa muzigo nabwo nyine urahatsikamira. Usanga nyine ku ruhande bashoferi bafite ingingo zabo abatwarisha imizigo ugasanga nabo bari ingingo zabo uko batekereza. We icyo ashaka nyine nyiri umuzigo arashaka ko bamutwara umuzigo ukagera aho ujya ariko shoferi nawe asanga hari indi mpamvu afite kumbongamiza ndazamubongamira nuko tuba tuvuga gutyo. Cyeka ko shoferi byamubangamira we. Shoferi wasanga barengeje amategeko bitewe n'amategeko sinzi amategeko baba barabahaye. Imodoka wenda baba bafite uburyo ki babapanze bagomba kuyikoresha. Buriya ibintu byose bigira amategeko umuntu agenderaho. Ntabwo ari kuva kwita ukoresha ikintu gutyo impamvu ababyanze haba ari impamvu. Ikibazo turi guhura nacyo ni gute umuntu azava guhaha yaba afite akazigo agafuka kanzaruhahira katapima n'ibiro 10 ngo nibinjire mu modoka. Icyo nicyo kibazo mbona dufite cyane. Umuntu yaza aje gusura umuntu afite ibyo kurya ntibatume yinjira mu modoka ngo najye gutega ngo izindi modoka. Ese twebwe abaturage mubona tuzabigenza gute? Izihe modoka kugira ngo genda wirwaneho nta zindi modoka. Afazari rero numva badufasha
bakazana imodoka ya kazigo bakareka umuturage. Hari igihe umuturage aba aturutse iyo kure atazi ibyino by'i Kigali, yaza azanye umuzigo akavuga ati ''aka kazigo ndakinjiza mu modoka gute, banyatse n'amafaranga nakishyura ko ntabwo babishaka mu modoka''. None twebwe rubanda rugufi abaturage tuzabigenza gute? Izihe ngaruka nuko ibyo uzanye bitagera iyo bigiye kubera imodoka barakwirukana, kandi niyo marinye baba baraguze ukabigurishiriza mu nzira naho ugiye ibyo ushyiriye umwana ntibimugereho. Turashaba batuvuganire basi baduhe imodoka y'umuzigo izajya itwara ibintu, wenda n'imodoka izajya itwara abantu. Murakoze. Mbere habaho imodoka z'umuhondo, habagaho imodoka za butu z'umuzigo, hari n'imodoka z'abagenzi. Turabyemera wenda koko imodoka zishobora kuba zandura n'abagenzi n'imizigo, wenda turabyemera, ariko nibadufashe bashyiraho akamodoka ku muzigo. Ni ukuvuga ngo hano harimo imodoka imwe ifite butu yabonetse ejo muri iturutse muri international, n'ibyapa byayo biriho. Iraza no kuvuga ngo iyo igeze hano baraza bagafungura iyo butu bakareba niba nta kintu cyabitswemo. Iyo basanze hari ikintu cyabitswemo bibikosa kuri wa mushoferi, ibi bintu byagezemo biti bikaba ikibazo. Iyo byatwara iki koko umuntu hano, kubera ko hano ari kuva mu ntara bajya mu yindi, hano hanyura abantu bavuye za Nyagatare, abavuye za Ngororero, abavuye za hirya za igihugu cyose. Hano hategerwa n'abantu turutse kure. None nk'umusaza, umukecuru, abana be, hari n'igihe baza basa nk'abantu ubona bataje bavuye guhaha, mbese bari baragiye nko guhinga iyo bakazana imitwaro, ibishyimbo, ibijumba, ibiki byose. Umuntu atinze hano mwabibona, bajya kubona umusaza arajya muyobera ati ntabwo bagutwara, bakamaramara hano. Kandi bigaragara ko ari umuntu uciye bugufi, utari bujye gukotisha za modoka zitwarira abantu ku 3,000 bajya i Nyamata bagaserera hano. Bamwe bakemera no kugurisha ibyo bazanye kugira ngo babone ikibakomeza. Icyo dusaba nibazane imodoka zitwara imizigo nk'uko kera byahoze. Hari zabaga zitwara abantu zikaba zifite izo butu bakababikira abantu bakagenda. Ariko mu by'ukuri kuza umuntu atwaye agakapu kanzaruwaye, dore nk'akara kari haruguru urakabona kari agafubona kandi kemewe, kandi ntabwo bamutwara. Akara gaparitse bora ntabwo bamutwara. Kandi niba ubwabo badatega n'izi modoka bakaba batazigendamo, abana babo, inshuti zabo ntabwo bazahana, bo ntibazabashyira n'ibyo bakeneye. Ibyo ntabwo babitekerejeho neza. Ubungubu mu by'ukuri ibintu by'abagenzi n'imizigo turimo turareba uburyo ubundi umuzigo ujya muri bisi n'umwana. Turashaka ko bisi nyine umuntu wese agenda muri bisi. Kugenda muri bisi rero ukikiye umufuka wicaranye n'umuntu ntabwo bisa neza. Ubungubu twohereje abantu icyo Nyabugogo niho biri, kugira ngo turebe uburyo abantu abatwara imizigo hari uburyo bayitwara, ko n'abagenda nabo bakagenda neza. Hari abantu bafite imizigo minini mu by'ukuri, ari nabyo twavuga ko hari igihe abantu banga kujya muri bisi, kuko hari igihe bayabaye rimwe nk'imodoka itwara abantu n'imizigo, kandi ntabwo ari byo mu by'ukuri. So turaza rero kureba uburyo tubikora neza, byumvikana abaturage bacu bagomba kugenda, ariko baragenda gute batabangamiye abandi. Icyo nacyo turaza kukirebaho. K47